yigeze kuvuga ngo ibanga ryo gukabya inzozi ni ugukomeza kuzirota, ariko zikanagutera ubwoba, ariko ubwo bwoba ukabuhangara, ugashyiramo imbaraga zawe zose, ukavuga uti iki ni cyo nshaka kandi ngomba kugiharanira nkakigeraho. Yavuze ijambo rikomeye ngo kumenya gutandukanya amarangamutima yawe n'icyo ushoboye ni ibanga rikugeza ku ntsinzi. Burya hari ibyo ukunda kubera amarangamutima yawe abikwerekeza, ariko hari n'icyo ushoboye kigusunika ku buryo buri gihe ukigiraho ibitekerezo bitandukanye ndetse ukagikora mu buryo bukoroheye. Icyo ni cyo cyawe rero bari cyo ujyamo kurusha uko ujya mu by'amarangamutima yawe akwerekezamo. Buravani amarangamutima yamwerekezaga mu mupira w'amaguru, ariko mu by'ukuri umuziki, kuririmba akabikora mu buryo bumworoheye kurusha. Arigerera amarangamutima gushuka ukajya mu byo udashoboye kandi hari ibindi wagakoze neza kurushaho. Yabishimangiye neza yuko iyo umaze gusobanukirwa icyo ushoboye kurushaho, twabonye ko ukibwirwa n'uburyo kigukurura, ukakibwirwa n'amahirwe ukibonamo ndetse n'uburyo ugikora kikoroheye. Icyo gihe umaze kukimenya rero ugishakamo ubumenyi bwisumbuyeho kugira ngo utyare muri cyo kurushaho. Icyo gihe bituma ukinoza neza kurushaho. Yaravuze ngo ubushuti bwiza ni ubushuti butarimo uburyarya, butarimo kubeshya, ni ubushuti burimo kuba hafi y'uwo wita inshuti. Aranavuga ngo abanzi bawe koresha uburyo bwose ubanza kumva ko we nta kibazo ufite. Niba umutima utagucira urubanza, ubundi ubashyire ku ruhande, ntunabirukeho, ubihorere. Ubundi ukoresha uburyo bwose bushoboka, ibikorwa byawe bikore neza ku buryo biguteza imbere. Abo banzi nta kintu kizababaza nk'icyo. Muri make babaza abanzi bawe utabakoze, utabakomerekeje. Bya bindi dukunda kwiga ngo kwihorera kwiza ni ukubaho neza. Iyo uteye imbere, abanzi bawe ubababaje utabakoze. Yaravuze ngo umuntu akwiye kumenya icyo ashaka, akavuga ati ndifuza iki, atitaye ku byo abandi bashobora kumutekereza cyangwa bashobora kumuvuga. Yaranavuze ngo ubukristo ni ikintu kimwe no kuririmba indirimbo zihimbaza Imana ni ikindi. Nk'uko umukristo ashobora kuba umucuruzi w'umuceri, ni nako umukristo ashobora gukora umuziki nk'ubucuruzi, akaririmba indirimbo zicuruza. Yaravuze ngo amafaranga ni ikintu cyiza gikenerwa mu buzima bwa buri munsi, ariko amafaranga si byose. Niba uyafite yarye, uyafashishe, unayakoresha ibikorwa biguteza imbere, binateza imbere abandi. Arongera aravuga ngo iyo wiyemeje mu buryo buhagije, imiyaga yose ihuha nta kishobora kuguhungabanya. Impamvu uhungabanywa n'ibije byose nuko udafite umuhamagaro mu buryo buhagije. Iyo uhamanya n'umutimanama wawe mu buryo buhagije, nta kintu na kimwe gishobora kuguhungabanya mu buryo ubwo ari bwo bwose. Yarongeye aravuga ngo wishimye wese ni umukire, umuntu ufite ibyishimo mu buzima ni umukire. Arongera aravuga ngo buri gihe iruka ku kintu kiguha amahoro, kigushimisha. Ikintu cya mbere kizagushimisha ni ugukora ibyo ushaka kandi ukabikora neza, kuba inyangamugayo, ntawe ufitanye nawe ibibazo, ku buryo ahora kwirukaho mu bitekerezo, ndetse no kugira uruhare mu gufasha abandi. Yaranavuze ngo ndashimira umuryango wanjye kubera ko utigeze umbangamira mu bikorwa byose nageragezaga gukora. Icyo bakoraga gusa no kunyigisha kugira discipline mu byo nkora byose. Arongera aravuga ngo kubaho neza no kubaho udafite imigozi gukurura. Yaranavuze ngo icyo ushaka uragiharanira nubwo umuntu yakubabaza bingana iki. Arongera aravuga ngo ubuzima ni impano, ntacyo watanze ngo ubeho, kandi wabishatse ubuzima bwakubera bwiza. Ubuzima ni impano buri gihe. Jya ushakisha cya kintu kikwereka ko ubuzima ari impano kurusha uko wahora ushakisha ikintu kikwereka ko ubuzima ari umuvumo. Yarongera aravuga ngo kirazira kikaziririzwa gufata umuntu nabi
ngo nuko nta cyari cyo, kubera ko nta wamenya. Hari igihe uzamukenera yaragize icyaba cyo, akaba yakubera ikiraro. Arongera aravuga ngo umva ibyabo ukeka ko bakurenze bakubwira, ariko ntibigahindura umwimerere wawe. Umva ibyo bakubwira yego, ariko ugerageze ubihuze n'umwimerere wawe. Yabindi twigeze kwiga ngo ntugatume urusaku rw'imyumvire y'abandi ruganza ijwi ry'umutimanama wawe. Arongera aravuga ngo gusaza no gupfa ni ibintu bibaho bidashobora guhinduka. Twese tuzi ko bizatubaho, ahubwo ikiba gisigaye no kwibaza uti kw'icyo gihe kizagera ngasaza nzaba narakoze iki? Ibikorwa byawe nibyo biguherekeza mu busaza bwawe. Yaranavuze ngo amahirwe n'umwaka ni ibintu bibaho, ariko bidasobanura ubuzima bw'umuntu. Nugira amahirwe bigufashe mu buzima, nugira umwaka ntibiguce intege. Aranavuga ngo kuri iyo bwabaga muri buri kimwe cyose werekejeho amaboko, ibindi biharira igihe. Iyo ukoze iyo bwabaga bikanga, icyo gihe ushobora guhindura umuvuno. Yaranavuze ngo ibyo wajya gukora byose jya uhera aho uri ndetse mu bantu ufite. Amahirwe iteka ryose burya bakugaragiye, hera aho uri ndetse mu bantu ufite. Yaravuze ngo igihe cyose uhemutse ubuhemu buragukurikirana. Arongera aravuga ngo reka bagufasha bagufashe kurushaho kuba wowe, kuruta uko bashaka kugufasha bagerageza guhindura umwimerere wawe. Kandi ntugatinye ko rimwe na rimwe uzashwana n'abantu bari kugerageza guhindura umwimerere wawe, cyane ko n'abaza kugufasha bakumenye kubera umwimerere wawe, bagufashiriza mu mwimerere wawe. Nimunatandukana mutandukana ukiri mu mwimerere wawe. Yarongera aravuga ngo nujya mu kintu kijyemo wese koko ntukabigiyemo by'amanegeka ngo nuko byabaye gusa. Yavuze irindi jambo rikomeye ngo gukora itandukaniro ni urufunguzo rw'ubutsinzi. Mu byo waba ukora byose shyiramo umwihariko wawe. Mu magambo yose yavuze reka nyasoreze kuri iri ngiri. Yaravuze ngo gutegura ni ikintu gikomeye cyane, kigira uruhare runini ku butsinzi bwose umuntu yageraho muri ubu buzima. Gutegura ni ikintu gikomeye cyane, kigira uruhare runini mu butsinzi bwose umuntu yageraho muri ubu buzima. Muri make niba utsinzwe gutegura, ubwitegure gutsindwa. Gutegura ni urufunguzo rukomeye cyane. Cy'umutima wawe uhamanya n'ikintu runaka, nta mpamvu utagitangira kabone nubwo nta handi cyaba cyarigeze kigeragezwa. Nkabyandi twigeze kwiga ngo buri kimwe cyose kiriho cyatangiye babona kitashoboka kugeza igihe kibereye impamo. Buri kimwe cyose gihora gisa n'ikidashoboka kugeza igihe kibereye impamo. Uyu mugabo yaravuze ngo abana ntibiga ibyo tubigisha, ahubwo abana biga ibyo babona, abana bigira mu byo tubereka. Aranavuga ngo ntabwo ari uko uri umuhanga, si uko uri umunyabwenge kurusha abandi, si uko uri umunyembaraga kurusha abandi, ahubwo buri kimwe cyose no kubera Imana. Yanashimangiye wa mugani w'ikirundi ngo umugabo arubaka